mpamvu Yesu yadufatishije urukundo. Love is power. Wikwishimira gukasa umuntu, we nugira ubwenge nta gutekereza ibintu nawe babikubwiye wabadese, ariko umuntu akubwira ati niko tukora ibi bintu ubutaha bizaje byonyine ubwo bugwa neza. Yakoze ibi ntabwo numva uburyo umukristo akora ibi, wowe wakoze ibiki batabonye. Tujye twihanganira tworohe mu mitima. Wowe ibyo wakoze batabonye bingana bite? Lemitseri twihanganirane. Biravuga ngo mukundane ngo kuko urukundo rwinshi ngo rutwikira ibyaha byinshi. Urukundo ruhita ruperfecting ibintu byose. Nushaka ko umuntu ahinduka ntuzamubwire nabi, uzamubwire mu rukundo. Mwegera mbwe tumuvandimwe warambabaje, ariko turabagenzi bajya mu ijuru, ndakubabariye, ndagukunda, ngwino dukomeza urugendo. Iryo ni ryo torero. Mureke tugira imitima ya savi kandi mu rukundo.